byagusaba kureba cyane no kwitonda gushishoza kugira ngo nasobanukirwa hakaba n'ibindi byitwa abstract bijimije bikaba bijimije byo ukaba wenda ushobora gufata umwanya ukabireba ugasobanukirwa cyangwa ukareba n'uwakoze icyo gihangano kugira ngo usobanukirwe. So tugenda dutanga ubutumwa butandukanye kandi bit ya mbere ni gutanga message nyine dukurikije ibintu tuba turi gukoraho. Urugero nk'ubu hari ikibazo gikomeye cyane cy'inda z'abangavu mu Rwanda. Ni ikintu ushobora gufata ngashyira ubutumwa hariya noneho wenda icyo gihangano kikaba cyatuma gitangiza ibiganiro bivuga ese biterwa n'iki, ese ni gute byashira, cyangwa mu kimwe ukanabikoresha uri kwigisha abana wenda b'abakobwa kugira ngo tubisobanukirwe kurushaho, tumenye uko twirinda, ariko dutanga ubutumwa mu bishushanyo. Iyo utabisobanukiwe ubaza wabikoze. Ariko ikindi gituma biba interesa cyane ni uko ati ni ikintu nyine buri wese abona ibyo areba. Njye nshobora gushushanya nshaka kwerekana ubutumwa runaka, wowe ukabonamo ikindi kintu, kandi bigatuma aribyo bikaba aricyo kintu gituma bibenteresa cyane, kuko buri wese nyine akuramo mesaje. Noneho tukaba turi kumwe, wenda nanjye wagikoze nawe ukaba wanyumva ibitekerezo, ndetse nanjye nkaba nakubyumvisha gukora, ugasanga rero ni inyigisho yo kwiga. Ntabwo mvuga ko rero bimerewe cyane, ariko abantu benshi bagenda babiga ntabwo byumvisha bamenye ibyanjye bakaza bagenda bifuza kurushaho kuko bagenda biga kandi natwe tukungura ibitekerezo. Wibutse muri Kigali wenda rikajya wandika mbigare umurongo rwose bigarutsemo neza n'ubu kubona nawe urabyumvisha ibihangano by'abanyamaganye n'abantu bitandukanye bigarutse mu murongo wawe bivuga ngo ikibazo ni ibyo nawe urabyumvisha kabiri ntabwo abantu bagaragara, ntabwo berekana nigirira gute gusa ntabwo berekana bigarutseho nta mwanya uhari uhagije. Mwaricaye baravuga bati reka aho twebwe dufata umwanya dufate ibihangano byacu twakoze tubishyire hariya dukore exhibition cyangwa se bigarutsemo nk'uko wavuga imurikagurisha ku buryo akagishyirira ku mbaga. Iryo murikagurisha ryaje gute? Ni iki wavuze ko rizatangira kuwa gatandatu, turaza kubijyamo nyuma, ariko ni iki abantu bagomba kwitega niba baza muri iryo murika? Ubundi ubusanzwe ngiye muri expo njyana n'umwana isura nkicara hariya mu mabyeri tukarya tugataha umwana akishima. Mwimurika noneho urabona ko utangiye kugira ushushanyije, wavuze ko hari ibigaragara bisanzwe, hari ibishimije, hari n'ibyo ushobora kwisobanura cyangwa se ugakenera ubundi usobanura. Njyewe umuntu uri iwanjye nshaka kuzaza ni iki ngomba kuba niteze kubona muri iri murikagurisha? nibwo rero ugiye gukira. Ubundi ni murika ry'ubugeni nawe urabyumvisha nicyo kintu cya mbere kubona by'aba artiste batandukanye nyine. So intuza hari igihe ibyo bivuga ngo bya abstract cyangwa se bizimije, akenshi hari igihe urugero hambere akajya kumva hamuri akandi bati ntabwo akamuga ntibizajya bimurya n'agahinda umurya niko gukira. amarangamutima si ngombwa nuko ubisobanukirwa, ntabwo akenshi ari na ngombwa ngo ati bisobanukirwe, ati iri aho ngaho kugira idukoreho kuri wowe, ushobora kureba hariya ukahava wahindutse utazi icyavuye gusa warebye igihangano cy'uwo muntu. So ikintu navuga abantu baza kwitega, icya mbere bazitega kubona ibihangano, icya kabiri bazahaza hari interaction z'abantu batandukanye, abanyabugeni bazaba hari benshi batandukanye, baganire nabo bumve uko nyine bimeze, bumve aho byaturutse, impamvu twakoze iri murika, kugira ngo nabo basobanukirwe iby'ubugeni no gukangurira ubukangurambaga, gusabana, kumenya, no gutanga amamesaje atandukanye. Ni muri ibyo ngibyo bazakwitega. Njyewe abantu bati njyewe nta ibihangano ndibuka icyo nashatse kugura, sinshatse kuvuga nabajije, ariko yambwiye amafaranga abwa niba ushobora gutora mu gutwi biraryana cyane.
ariko dushaka ibintu turaza kugeraho turaza kugura intangano cyangwa tuva mu migongo oya birashoboka kubera yuko ikintu cya mbere tuba twifuza nuko muduteza imbere kandi deja no kubona umuntu yakunze igihangano cyawe bikwereka ko hari ikintu wakoze cyiza kuko umuntu yashatse kukigura so ni hagati yawe wowe umunyabugeni n'umuguzi n'ubushake umuguzi afite bwo kuguteza imbere hari ukuntu mushobora kumvikana uburyo yakwishyura bitewe wenda n'igiciro epi aha ni mu Rwanda twese turagabanyisha niyo ugiye ku isoko kugira ngo bibasubiza 500 so haba harimo freedom y'uko nashyira ku giciro cyanjye nawe ndetse yo gusubizayo umva wabona ariko deja no kuba wakumva ikintu nakoze biranshimisha kuko ni support ubutumye unyongere nk'imbaraga wumbaye courage ariko kugura birashoboka wowe n'uwakoze igihangano mushobora kuvugana uko wamwishyura kandi bikomeye ariko umuntu ntakabitinya nibona ibintu adakeresha icyuma ujye wegera ukoze igihangano kandi ubona muvugana uko mwabigenza 078833 cyangwa se 96 gakira ibibazo 2 cyangwa 3 ku mirongo ya telefone hanyuma cyera hanze yego cyera hanze ikigo cy'umugondo kandi ari igisabusa ikigo kiba kikugora ntabwo wenda zitegereza neza yego ni byiza kuba ibyo bihangano ariko se hari aho yakira cyangwa impano n'izindi ugenda ukora kugeza ubu ngubu hari ishuri rimwe ku Nyundo iyo wegereye umubikora nawe ashobora kugufasha uwo ari we wese kuba wabyiga hari abishyuza hari abatishyuza ariko urebye ibintu byacu uko ubikora ariko ugenda ubimenya kurushaho rero ni byiza gushyiraho amafaranga kugira ngo ugende utera imbere nyine kuko igihe gishira uko ubikora ni ko icyuma kanyuma rubaho ndavuga ngo usibye kwiyungura niba ntazi ikimima ntazi gishemsa ntazi bushayira ntazi byanyorohera uyu mwana ukiri mutoya kuko niba ari ikintu cya mbere kigora gutekereza ikintu ntubone ukibonamo umwana mutoya ngo biruta ibintu